twongeye kubifuriza kugubwa neza mwe mudahwema kurikirana ibiganiro tubagezaho uyu munsi bateguriye ikiganiro kivuga ku nyamaswa 10 z'inkazi ku isi. Umuntu niwe uza ku mwanya wa mbere mu nyamaswa z'inkazi ku isi, haba mu kwica abandi, inyamaswa zo mu gasozi ndetse n'intambara n'ibikorwa byangiza isi dutuye. Intwaro za muntu nizo zishobora kuba zarimbura isi mu kanya gato nkaho guhumbya, zigatuma umuntu agaragara nkaho ari yo nyamaswa ya mbere y'inkazi ku isi. Umuntu warimbura isi, umuntu ufite intwaro zirusha ubumara inzoka. Umuntu abamuvuga ngo amusoze. Reka twigire ku mwanya wa kabiri. Turasanga umubu. Nubwo umubu uri mu dusimba duto, uza ku mwanya wa kabiri mu nyamaswa z'inkazi ku isi zashyira ubuzima bwa muntu mu kaga, dore ko abarenga 225 bahitanwa n'indwara ziterwa n'imibu, naho buri mwaka hakandura abasaga miliyoni 700 hose ku isi. Umwanya gatatu turasanga isazi yatsetse, nicyo kiguruka kibasira kigashyira ubuzima bwa muntu mu kaga kurusha ibindi byose. Iyi sazi yatsetse ikunze kugaragara mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Angola. Uwo iyi sazi yatsetse yariye arangwa no gusinzira bidasanzwe, akaba yahaburira n'ubuzima mu gihe atigeze abona ubuvuzi cyangwa se ubutabazi. Ku mwanya wa kane turasanga inyamaswa y'ingona ikunze kwibera mu mazi. Iza ku mwanya wa kane mu nyamaswa z'inkazi ku isi zifite ubukana, dore ko buri mwaka zihitana abarenga 1000 mu bice byose by'isi. Umubare uruta cyane uw'intare, dore ko intare yica abasaga 250 buri mwaka. Inyamaswa y'ingona ikaba yihariye mu nyamaswa zikunda kugira umujinya cyane, dore ko zikunda gusagarira izindi nyamaswa mu mazi cyangwa se ku nkombe z'amazi. Ku mwanya wa gatanu turasanga inzoka mu bwoko bwa Black Mamba ikunze kwibera mu bice by'imisozi miremire cyane cyane muri Afurika y'Amajyepfo ndetse na Afurika y'Iburasirazuba. Ije ku mwanya wa gatanu mu nyamaswa z'inkazi zifite ubumara bukarishye. Iyi nzoka ikunze kugira uburebure bwa metero 4 kuzamura. Iyo iriye umuntu imwinjizamo ubumara cyangwa se uburozi bushobora kuba bwakwica abantu 10 mu gihe kitageze mu minota 20. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ifi yo mu bwoko bwa pufferfish cyangwa se brownfish. Ifi ikunze kwibera mu nyanja hagati, cyane cyane ku nyanja y'Ubuyapani, iy'Ubushinwa ndetse n'iya Philippines. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko izi fi z'inyarutirigongo zifite ubumara bwihariye, dore ko ishobora kuba yaruma umuntu ikamushyiramo ubumara cyangwa se uburozi bushobora kuba bwamwica mu gihe kitageze mu minota 30 mu gihe atabonye ubutabazi bw'ibanze. Ku mwanya wa karindwi turasanga ifi yo mu bwoko bwa box jellyfish. Iyi fi ikabije ku mwanya wa karindwi mu nyamaswa z'inkazi zifite ubumara zishyira ubuzima bwa muntu mu kaga kubera uburozi zifitemo, kuko iyi fi iyikuriye ikwinjizamo uburozi bushobora kuba bwahita bugera ku mutima bugahagarika umutima ugahagarara. Nubwo abenshi cyangwa se bamwe mu banyamahirwe bavuwe ubu burozi bw'izi fi bagakira mu gihe kitari kinini, birongera bikagaragara ko abenshi muri bo bongeye bakitaba Imana kubera za ngaruka z'uburozi buba bwarageze ku mutima. Ku mwanya wa 8 turasanga igikeri cyo mu bwoko bwa Golden Poison Dart. Ni igikeri kigira amabara menshi agiye atandukanye, gikunze kwibera muri Amerika y'Amajyepfo. Kiri ku mwanya wa 8 mu nyamaswa z'inkazi zashyira ubuzima bwa muntu mu kaga kubera zifite uburozi bwitwa Batrachotoxic bushobora kuba bwakwica abantu 10 icyarimwe, ndetse no kugikoraho ku ruhu rwacyo byashyira ubuzima bwa muntu mu kaga kubera uburozi cyangwa se ubumara cyo kiba kifitemo inyuma ku ruhu. Ku mwanya wa 9 turasanga ikinyamunjonjerwa kizwi nka corn snail. Iki kinyamunjonjerwa gikunze kwibera hagati mu nyanja. Iyo kigukojeho igice cyacyo cy'inyuma kikugezamo uburozi buzwi nka corn toxic, mu kanya gato nkaho guhumbya bukabugeze mu bwonko, bugahagarika imikorere y'ubwonko n'utunyangingo duto duto tw'ubwonko, ubwonko bugatangira guhagarara. Reka twigire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga inyamaswa z'imbogo, ari nayo wa nyuma. Izi mbogo zije ku mwanya wa 10 mu nyamaswa z'inkazi zikunze kugira amahane kurusha izindi nyamaswa. Cyane cyane izi mbogo ziramahane iyo ziri mu itsinda, naho iyo ari imbogo imwe itari mu itsinda ntabwo ikunze kugira amahane. Izi mbogo ziza ku mwanya wa 10 mu nyamaswa zikunze kugira umubare munini w'abantu zikunze guhitana, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Nje nari Evode, icyo nkwisabira ni ugukora subscribe, ugasharinga, ugakomentinga.